nari ndi kwibaza ngo guambwiye ngo kuri nari mwivumba yawe genda nushake ngo we nari kuja mungare mungare nari buri urabizi ko ari umugore wa mbere muta muri ari we ari uko ndi kukubeye none ntabwo uko n'abagabo bose bakwifuza babaga muri konjoka bamwumva ibintu bimva mwese nagore kubishika maze Mwana nanjye mbona mudakwiye ariko buriya Silver ndimo mubone kuri Silver afite imitungo Silver afite amafaranga umva uraga cucu mu bantu tuziranye buducucu wa mbere Nese ubwo watangiye kwambya akayikwandika ngaho ibasesha naguhinduka uzaririmba uko kambinditse najaye ugiye kumenya muri kunyamufatisha muranyumvira gore ndabona kubwiye ngo sinababwiye ngo mufate ikintu cyose mushaka mumwe mufigize inda zanyu zeguke mwumvisha ahantu mugejeje muhaguruke mugende umva yose afite amafaranga kugira ahubwo weyo kabikabi wongere tubonane shanja gutanga inkwano ntago twari kumwe nta kibindi wazanye nta numuheha yewe nta n'intwererano wigeze umagereka niba hari umwenda nkurimo uyu ni umufasha ntago ari siniya Shando bite? Ora musopo. Nira nakunga kusha. Sana ni. Ako jado. Ikamugira umukobwa uri gutuma nkubara gutya. Nisanga warantuye. Wumve wahi. umunsi wawe tuzahaye Rero? Ingi biracyakora. Ingi te bo. iradishaje nkanjye. Faum. Urira divuga. Shabana yanjye. Ahubwo ngira akavumbi kavane. Kavumbi kabisa. Wano mugoso urucometse inyuma aho ngaho. Oya mwemwe. Oya nta kibazo. Nta kibazo. Managura akavumbi kose ugashireho. Karangireho Basibiro wasabira. Koraki. ubone nze kubaho ikintu cyitwa umuziki. Cyumva. Rato uritayere kubyina? Ngwiki akosa nuze papa. washyushye Ntashya se si byanyinjya. Yangana. Komeza. Byaba zancisha mwijisho. Ese mama runera? Mama karame ibinyobwa nyine turabipanga gute? usibye wowe inzoga s'abandi sifata na ji Ariko rero nta wamenya dushobora no kugura kabye byeri se n'induyu ahubwo umva ura nta kuntu twamagara Bernard kaza kareba umugeni wacu. ko nawe washyushye Iki umwana yatubwiye ko ari umuntu w'inshuti ye none abaye umugeni gute Mvura mama wawe. mumumbwirere mumubwire. Kandi za murongo baguze kumenya icyo. Yes. Abana basigaye bakufungura. ese wabanje Ashaje. umwuzukuru wa mbere muteze kuri wowe Reba ni mukora ariko mutanze kurongo. Nta n'isoni. Nk'ubu mbirukanye mwavuga ko mbarenganije. Abantu nkamwe bazima. Umuntu araza akabashwa ati mumpereze amafaranga mukayamuha. Ha telefone mugira zibamariye iki? Ako mawe nawe mwamuturenganyije mwagiye musigiye business yanyu kumva twe kumusura duhereye he Ceceka ngaho uratinyuka ukanavuga.
nta soni musubire mu kazi kanyu ariko uyu munsi mumenye ko wose mwese nzawubakata nta soni ntabyo kumbwira ngo n'uyu wayamuhaye ngo n'uyu no muzayakatwa mwese musubire mu kazi siki njije gusa Zali bongo masolo ya Carleone, le véritable italien à Katia Palais quoi. Maman na Sayan, oh bien sûr. Je m'en fous. Qui aime l'arbre aime aussi les branches. Les maîtres de cola et les sous-sous. Bino pato ya musolo, banzeri fikiri. Jeba ke l'amour est sur ufite stress iki kibazo hagare vuze sura yawe mami. Uranga amaso yawe, amaso yawe. Ndabwa basizi. Mamera. Ngwino fashe ibintu. Muzirinda Kongera ibintu. ahashyushye None urabona ntambaye neza? kazana Ariko namwe ndabona. Mva muze tugende. umwami Yesu Oui, baratubwira ngo umuntu arashobora gisukaza. Naluga moya kwa ibisa mere ndenge na lela Santima muze kutajya imbere urakora iki hano utambwira ko ari musaza wawe ese ukoze ku kitabibwiye ko sinari ko muzuranye njyewe biki nanjye ndishimye nuko jado wagituje ku kitabibwiye akagora warabona icyo cyanjye shani ndishimye nanjye ndishimye n'ukuri akiri impano yawe wakuzaniye n'imana kandi utaruzi ko nyine yambwiye ko abana na mushiki we mbese byari ikibazo kibirimo nyizaniye mushiki we uzwi n'ubundi umutuku nidabikubwiye birabona w'imbega igiciro cyiza noneho wagira ngo nizo rampiro ndaza kukwambara nimugora oya ariko safi nawe ujya wayekuri kuse aho se safi urabona ari zawe wimuhombanya shaje dore umwana umva mama uyu kuri wa mushuti wanjye nigega mbabwira ko niza umwana mwiza cyane Fallait qui mettre beaucoup Alphonse, Papa na Melissa, Papa Kana, le sponsor officiel, Mahami Claude, Papa Bonbon, Papa Roby, le grand mon presso, Yona Belo Benagoma Balembe Bois, Kobuke Mokuatin.
kayingana yebisa baye batia tembe ezali bongo shoot ya 3 points tuna petit nanga Jaluc etinanga confiance en confirmer DJ Payas papa na Briella yebisa bango sac ya pas mettre bakate papa o ezali elonga bakulutu na modele la kalwa nkos souffle ezalite otikina yote Sophie Mafuza na Lady Boss papa Leki Maître Kuba Tons papa na Melissa papa Gaffe sponsor officiel Mahami Claude papa Popo papa Roby le Gramo Presso Yona twicariye hano Jado yarambwiye ngo yararwaye aho Jado yararwariye ngo nawe yaraharwariye nuko Imana ishimwe hanyuma siriya mipira murayiboha mukagurisha ubundi iriya nkunda kubikora nyine mu rwego rwo gufasha mu mabukira meza ariko mama wawe bishaka ko tubikora na bizinesi rwose mama ko muri kutwitsirwa mwaje muri salon reka ndi kwiganira n'umwana wanjye gusa ukuntu uriya mupira wanteye amatsiko umva nawe wakunze nawe ukunze pe shani byiza arakoze neza nkuriya mupira nko mu budodo igihe kingana gute ni nk'iminsi 4 cyangwa 5 ese ko nabikora nka bizinesi ntibazi ahubwo icyo nicyo nashaka ko tuganira ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ihohoterwa ibibazo by'imibereho ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba kwigunga guhangayika ihungabana guhindura imyitwarire haba mu mvugo mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa ArtRwanda ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Yewe ko warunyisha ne wabaye mama inzozi zacu zigiye kuba impamo we ariko se tuzi ubwira izihe inzozi zacu zigiye kuba impamo izihe inzozi mama tugiye gukira mama ngiye kugutuza mu nzu nziza mama tugiye gutembera ahantu hose haraye ariko se tuzi ubwira umva ne mbwira n'ibikimeze biri ahubwo se Belize na Nadia bari he Belize aherekeje Nadia ngaho noneho ceceka utega amatwi nkubwira ibintu byambayeho cyakora yanjije barakoze kwifunga ntabwo umubosi ukoresha imbaraga ze kugira ngo hohotera abana b'abakobwa birandya iyo mbyumvishe mba numva ari numva nsheshe urumeza ikibazo nyine nuko benshi bahise babura akazi ko ari umwana tubana yateye inda ngo nyine uwo mwana yabimenye bamaze kumufunga abura aho yerekeza neza
buri uko mbigenza ndamuhamagara araza turabana. Hako ne wundi ubahe umutima ugira bose uba wifuza kubagirira neza ariko ntabirenze. ubu mubaho gute koko? Hari udufaranga duke two ku ishuri nyine two kwishyura tuba turi kuri banki nitwo ngenda nkuraho. Ubwo nyine nzashaka amafaranga nyasubizeho, ninayabona ishuri nzarihagarika. Oya ne icyo kintu gisubizaho kivanye rwose cyo kureka ishuri ntabwo bishoboka. ubwo rero wagiye kwirirwa uvuga ubuzima bwacu. Ahubwo se navuze ubuhe buzima ko bambaje kubyura umupira narinjyanye ntari kwanga kubasubiza. ubwo rero neza uzi ko abantu baba bashishikajwe no kumenya ibyawe. Reka nuko mama wagiye unyumva koko. Ahubwo uzi n'ikindi cyantangaje, uzi ko nagezeyo ngasanga nigeze kukubwira umukobwa w'inshuti yanjye wakoraga mu ndege. Waramumbwiye. Uzi ko naje gusanga ari mushiki wa Jado ko nanjye byantunguye. Umva ko nanjye byandenze ariko ibyo byose sibyo byansajije. Uzi cyancaje se bwira. Ahubwo nagira ngo kuwa mbere uzazi tuganire ku bivyura mushinga wo kuboha imipira. Ushaka inzu ahantu heza. Mama urakoze pe, urakoze n'ukuri sinabona ukuntu gushimira. No kwiga ntabwo ugomba kubihagarika. N'ukuri urakoze. Gusa nyine ikibazo nuko nigeze mbitekereza nka business. Urumva ko byasaba igihe. Orunera bigufashemo. aho mama kwa mbere nawe niko abigufashemo. Gawa ni musigare muganira ubwo ndaza ukumva icyo mwagezeho. ahubwo se niwumva iyo niyo nkuru nzima. None se ahubwo mama uzi cyancibije kuruta ibindi nuko nasanze ibintu byose wirirwaga umbwira byo gukora umushinga wawe ukareka kwirirwa uteza amaboko usaba inkunga ahantu hose ugakora umushinga wawe ukawukunda ari byo byanyabyo. Nakubwira narakubwiye ngo ukora business yawe wibohera imipira uzayibonamo inyungu urekane na Silvere ahubwo kananira. Mama nawe reka kuzura kabuze asi byose nageze aho nkabyemera. Ahubwo mama dokora ede none modo wanje ariko uzananyica reba nk'ishyuburi ko none se ne umukobwa se kandi mwapanze iki? uravuga kigiye gukurikiraho. nyine twapanze ko tuzahura tukabinonosora neza tukabana gushira umushinga mu bikorwa. naho byumvikana mama ko mugiye kuzajya mukorana. Inde ni wowe tugiye kujya dukorana, wowe nta wundi. Wowe babarira umushinga se ko ari uwawe n'uwanjye mbiswara. Aha reka nitekera gatoki nirire. Sawa cyakoze uteke bike mu barya sindimo urabuzwa nande sha hababaje ibyanjye. Reka nitekere nirire ndumve. Yesu nyirembuwe wandabaye we ndapfuye iki wese kandi ubaye iki? Silveri we nkunda ari kunjya nkunda harimo kukuryamo ibiki? Silveri no wakambaje ucyo koko ndaguzi ko ndwite. Iki nyibwira niba watetse. Ngo Silveri zo kushinyaguraga umuntu yateka gute ko umuntu ahere hanjye mu gitanda kugeza ubu. Wabona naguhamagaye ngo nzanire burushete n'ibirayi numva nimero yanjye iri gucamo we. Burushete n'ibirayi nibyo numvaga njaka
reka njye kwiryamira ntibamvuga n'abo bantu bamushakaho umwiyenzi wewe neza hari ikintu ushaka kukubwira kandi cy'ingenzi kambwira mama ne uribuka ya kanzu wari wambaye ejo bundi ujya kwa Jado ndayibuka yakubwiye se ko yari ikubereye harya nabyo nakubwiye oya umva yarayikunze shaho noneho sinashaka gusa namushyikira ngo ati wari wambaye neza waduhaye rega amatwi unyumve mwana wanjye yagize ashobora gushimishwa no kubona iriya kanzu uyikuramo ariko ntashimishwe no kubona uyambara abagabo cyangwa abasore aho bava bakagera bagira imitima ye ibiri uwo tuzi n'uwo hepfo y'umukandara se mama ibyo byose ni ukubera iki sinarebaga si ibyo uri kwigira kuri telefone ese cyakoze ndabukomeje uzi ko atari Jado navuganaga nawe navuganaga nawe nera ni ukuri mwereke se ni ukuri ni ordinaire ibyo ni ibyawe ibyo ntibindeba ariko ntega amatwi unyumve w'ibyawe na Jado aho bigana turahabona ariko neza umusore aho ava akagera ikintu cya mbere ashyira imbere ni ukugira ngo abanze aryamane n'umukobwa abone kubona kumukunda cyangwa kumwanga se mama wambabariye kuko wabarira se nakubabarira nakureka byose n'ibijyanye n'ubuzima bwawe wabyanga wabyemera n'ubundi uzahura nabyo ariko mwana wanjye uzazirikana ikintu iki kimwe uzirinde gukora iki kintu igihe cyawe kitari cyagera nunacikwa uzibuke ka kana mama noneho reka nkubwize ukuri urumva reka nkubwize ukuri njye intego nihaye ni uko ntazigera ndyamana n'umuhungu uwo ari we wese mu gihe ataranshaka urumva kandi nzanabikora niko mwana we ibyo twese twe niko twavugaga ayiwe mama reka mureke ntigendere wagenda ariko wumva impanuro ngo uhaye mwana wanjye wagenda ubyumve nuko nyine ubunyikabuyeho ukagenda abe no kunyumva. Uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza ikuhirwa kandi gahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbu. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye, hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje.
muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye, ejo haganje. cyane horoshye akavura kagezemo yakubitamo na soya ibigori. none se reka nkubaze ubundi wagiye kwa muganga uripimisha ku buryo ibintu urimo kumbwira nawe urabizi neza? Hakoze Sylvain urumva ibintu ndi kuvuga ndabyo nzi. Iyo umuntu w'umugore atwite abaga yiyumvaga. Ibintu rero byo kuja kwa muganga bibaga ari umuhango gusa. Ese urashaka kumbwira ko iyo ndutwite ari yanjye? Ngo Sylvain uvuze ngo iki? Ushatse kuvuga ngo inda yanje ni cimeza yari imejeje nda mugabo wayindeye. Ushatse no kuyihakana. Sylvain ungure iyo mitwe yawe. Arewe arega ndimukazaje muratera inda woni mubona ibintu bitangiye kuja ku mugaragaro mutangire mwigari ku muntu mumuzana ibintu bya mama warazaga. Ubaza subaza iki Sylvain ubaza iki? Hari undi mugabo ngiraga ku buryo mbaza hari umunsi bwiraga tutari kumwe hano. Ngo iki? None hari umunsi tuba turi kumwe wowe hano. Nyine njyewe nawe tuba turi kumwe. Ninda mugabo wawe. Ejo twari kumwe ahangaha. Ejo twari kumwe. Akandu kagasa. Ejo bundi twari kumwe. Hanyuma ejo bundi ugenda ukajya mu kabaro ukanywa ugataha uboroga nk'ibihunyira birimo gukungura cyangwa inturo zabuze aho zirara. Twari kumwe. Ese ubundi ririya joro buriya wari uri kumwe n'abakobwa cyangwa abagore? Nase mu kabari bateraga ibintu by'amara. Arewe nagira ngo nkubwire ngo witonde nanjye ntunzane w'iyo mitwe. Nuko iki ni ingaruka nsange warangije kubitekerezaho neza uzi nyiri iyo nda. Sylvain ndago ngiraga abagabo benshi ni wowe gusa ndunyihakanye. Ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akiri ukuba